nawe ushobora kuba wasoma message zo kuri WhatsApp yawe zari zasibwe. Niba utazi uko bikorwa, iyi video irakureba. Nkuko bibona urabona ko uyu muntu message zose yari yanyandikiye yari yazisibye, ariko ninza ahangaha ndazisangamo. Nta kindi ukora, ni setting imwe gusa ngiye kwereka, uri bufungure muri telefone yawe, ubundi ukajya usoma message zose zaba zasibwe muri telefone yawe. Gusa niba utaramfollowinga, banza followinge, ujye no muri comment umbwira ikindi nazagufasha muri video yacu y'ubutaha. Ikintu ukora, uraza no muri settings za telefone yawe, nurangiza ukanda hano kuri notifications. Numara gukanda hano kuri notifications, urebe hano handitse notification history, nurangiza ukandeho. Numara gukanda kuri notification history, uraza nusanga iyi notification history yawe idafunguye, iri off, urahita uyiturninga on. Urabona ko hano aba harimo notification zose wakiriye mu gihe cy'amasaha 24. Notification zose zitandukanye zaba iza WhatsApp, zaba iza application ariyo yose. Bivuze ngo message ariyo yose yaba iri kuri WhatsApp waba wakiriye umuntu nyuma akaza kuyisiba, iyo wamaze guturninga on iyi notification history, uhita uza ugasanga ya message ikiri ahangaha. Iyo ifunguye ugasanga imeze gutyo, icyo gihe ibiri off, bivuze ko nta notification ushobora kuba wabona, cyangwa se message baba basibye ntago ubasha kuzibona, bigusaba kubanza kuyifungura gutya, ubundi ukajya wabona gutegereza iyo hari umuntu wohereje message ariyo yose nyuma akayisiba. Iyo ugarutse ahangaha muri notification history uyisangamo, ukaba ushobora kongera ukayisoma. Niba iyi video igufashije, jya muri comment utubwire, kandi nibagirwe gukora share kugira ngo uyisangize n'abandi. Ngiye impamvu telefone yawe irya data cyane. Ku bantu bakoresha WhatsApp, ushobora kuba akantu utarukazi. Muri iyi video ngiye kwereka settings ukwiye kwitaho kugira ngo telefone yawe ntimare data zawe vuba. Niba utaramfollowinga, wibuke kumfollowinga, kandi ujye muri comment umbwire n'ikindi nazagufasha muri video yacu y'ubutaha. Nta kindi ukora, uza muri WhatsApp yawe nk'ibisanzwe, warangiza ugakanda hano kuri tuno tudomo dutatu. Wamara kudukandaho ukinjira hano muri settings. Wamara kwinjira muri settings ukareba hano hasi hano handitse storage and data, ugakandaho. Wamara kwinjiramo ukamanuka hano hasi hanyuma hano handitse media auto download. Hano kuvuga ngo tuba tugiye kureba ibintu bishobora guhita downloadinga mu gihe bitwerereje kuri WhatsApp, mu gihe turi gukoresha mobile data cyangwa se mu gihe turi gukoresha wifi. Aha mbere, when using mobile data, iyo ukanzeho urabona ko haba harimo amafoto, audio, video ndetse na document. Ahangaha nuvuga ngo ugiye kwemeza ni iki bakoherereza kuri WhatsApp kigahita downloadinga mu gihe uri gukoresha data zawe za telefone. Tugiye rero ikintu ukora, urareba ibintu bishobora kuba biri safe. Nk'urugero, urabona nka audio ntago ziba ari nini, cyangwa se document kenshi nazo ntago ziba ari nini, niyo mpamvu ngewe arizo nemejeho. Ariko uje ukemeza ibi byose, urumva icyo gihe mu gihe uri gukoresha data zawe zishobora gushira vuba. Kimwe nuko ushobora kuba wabyihorera byose ukabikuraho, bega mu gihe uri gukoresha data za telefone ukaba ushobora kuba ibyo ukeneye ari byo wowe downloadingira bitahise downloading. Iyo usoje kwemeza ibyo wumva byajya biba downloaded, uhita ukanda hano kuri OK. Uraza ahangaha kabiri, when connected on wifi. Urumva mu gihe uri kuri wifi akenshi uba ufite internet ihagije, niyo mpamvu nemeje ko byose bizajya bihita biba auto downloaded. Ku bantu bakoresha WhatsApp, hari ukuntu ubyuka mu gitondo ukisanga muri groupe runaka ya WhatsApp utazi uburyo wagezemo, ukaba wadinzwe n'umuntu utazi, ndetse no muri iyo groupe ugasanga nta n'umuntu n'umwe wenda uzimo muri groupe wisanzemo. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo ushobora kwirinda cyangwa se ushobora guhagarika uburyo bwo kuba bakwadinga mu groupe utazi, ukajya wadingwamo n'abantu muziranye gusa. Niba utaramfollowinga, abantu followinge, ujye no muri comment umbwire ikindi nazagufasha muri video yacu ubutaha. Uraza no kuri tuno tudomo dutatu, nurangiza ukanda hano kuri settings, nurangiza ujye hano muri privacy. Nugera muri privacy umanuke urebe ahantu handitse groups. Nugera muri groups urasanga biri hano kuri everyone. Nukuvuga ngo ahangaha buri wese abashobora kuba yakwadinga muri groupe, yaba ari umuntu uzi yaba ari umuntu utazi. Icyo gihe urahindura ushyira hano kuri my contact. Nushyira kuri my contact, icyo gihe uba wemejemo ko umuntu uzajya ukwadinga muri groupe ari umuntu muziranye, cyangwa se ari umuntu ufitiye nimero nawe afite nimero zawe. Aya namwe mu makosa dukora bigatuma internet idakora muri telefone zacu. Uyu muntu yanzaniye telefone ye ambwira ko afiteho data ariko ari kuzifungura ntizikore. Nanjye ngiye kureba nsanga ko azifiteho, ariko wazifungura ukabona ntizikora. Wanagerageza kugira nka application runaka wenda ujya isaba internet ukabona ntago iri gufunguka. Byatumye nkomeza gushaka icyaba kiri kubitera,
ndebye muri data usage ye nsanga yasetinzemo ko agomba gukoresha internet ingana na gigabyte 11 mu gihe cy'ukwezi, kandi iyo internet yari yarayirangije ukwezi kutararangira. So muri iyi video ngiye kukwereka uburyo bwiza wakoresha kugira ngo nawe utazahura n'iki kibazo. Ariko niba utanafollowing abantu following, kandi ujye no muri comment umbwira ikindi nazagufasha muri video yacu y'ubutaha. Icyo ukora uhituza muri settings za telefone yawe, ukareba hano handitse network and internet, ugakandaho ukajya hano muri internet, warangiza ukajya muri settings za mobile data zawe, ubundi ukareba ahanditse data warning and limit, ugakandaho ugahituza hano handitse data warning, nk'urugero ugasettingaho nka gigabyte 100, ureba ko ahangaha harimo gigabyte, kurabona harimo megabyte na gigabyte. Ahangaha icyo bivuze ko nugeza muri gigabyte 100 mu kwezi bazatangira kuguha warning kubwira ko ugiye kurangiza data zawe. Ugasettinga ukazana hano kuri data limit, naho ugakandaho ugasettinga wenda gigabyte, hano nta kibazo kadushyiraho 120. Ahangaha iyo umaze kubyemeza urabona ko usage yawe ihita isubira inyuma, ukaba ushobora kongera gukoresha internet ugifite umwanya wo wakoresha ya data limit wasetinze mu gihe cy'ukwezi. Ubu nawe wasanga email yawe yaruzuye cyangwa se storage ya telefone yawe yaruzuye. Usanga ujya ubura ukubika amafoto cyangwa se video zawe. Muri video ngiye kwereka uburyo bworoshye wajya ukoresha usavingamo amafoto yawe cyangwa se video zawe wifashishije group yo kuri WhatsApp ukayikoresha nka storage yawe. Niba utarafollowinga banza following, uziye no muri comment umbwira ikindi nazagufasha muri video yacu ubutaha. Icyo ukora ukreate group WhatsApp, warangiza ugakuramo abantu bose, ubundi ugasigaramo wenyine. Ubundi ugahita uza kuri WhatsApp yawe, warangiza ukinjira muri ya group wafunguye ya indi urimo wenyine ushaka kuzajya usavingamo ibintu byawe. Warangiza ugakanda hano hejuru, ugahita winjira hano handitse media visibility. Wamara ukandaho urasanga iri hano muri hano hari default cyangwa se kuri yes. Nurangiza no kuvuga ngo hano ibiri byemeje ko icyo gihe ikintu cyose kizajya cyoherezwa muri group wajya ugisanga muri gallery yawe. So wowe icyo ushaka rero nuko uzajya usavingamo ibintu ahubwo ntibibe saved muri gallery yawe. Icyo gihe urahita ukanda hano kuri no, numara ukanda hano kuri no uhite wemeza hano kuri okay. Icyo gihe uba wemeje ko ibintu byose bizajya byoherezwa muri group utazajya ubisanga cyangwa se bitazajya biba saved muri gallery yawe, kereka igihe uzajya uba hari icyo ushakamo ukaza ukakidownloadinga cyangwa se ukaza ukagisavinga ku bushake bwawe. Ibi ngibi ushobora no kubikora no muri group yindi runaka usanzwemo irimo n'abandi bantu, mu gihe udashaka ko ibintu byose bizajya byoherezwa muri iyo group bizajya biba saved muri gallery yawe. Ibi byagufasha kugira ngo ujye controller ibyo savinga muri gallery yawe ndetse ntibyuzuze na gallery yawe.